Yangane. Twafashanyije nk'abantu b'inshuti nyine. Akunda ngo nigeze gusigaranya yuko mukunda. Ndatunguwe kumva. Nimero itandukanye na oya. Nta mukunzi ufite? Oya. Nawe? Nawe. Baya muri rwa rurimi rwo hakurya ikama mbaya zabishyika kandi bavuga ngo icyo wiziritseho birangira ukigezeho ngakiziritse ku muhoro kagira gate birangira kawuciye naide kwizerana ari ikintu bifasha mu mutima yuko n'umuntu utamwizera urahangayika cyane bikakuviramo n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima ngo kwizera Ziba TV turabashuje muherereye impande n'impande z'ibihugu amajyepfo amajyaruguru n'uburengera bwaryo ndetse n'abari hanze y'igihugu bose aho baherereye hose turabashuje abarwayi Imana bakize abafite ibibazo bitandukanye iborohereze bikemuke ndetse n'ababuze ibyo kurya ibafashe babibone rero nk'ibisanzwe muri kumwe n'umutesi Betty uyu munsi twabazaniye umutumirwa ndagira ngo atangira bibwira ndabona ari ku mafresheri urasa neza wambaye neza rwose umva ndabona gufata icyemezo rwose guhera ku kirenge kugeza ku mutwe wambaye neza nk'umuntu ndeke kubivuga ngaho suhuza abadukurikiye murakoze cyane bakunze za TV amazina ni Samuel w'Imana nkuko abenshi mubizi abenshi ariko kuna kunyita SAMU bura wese ubone ka SAMU katurutsera ntago mbizi nuko rihina by'abanyamugi rero aba ntagiye nanjye nyine mbasuhuza narababwira ati mukomeze mugubwe neza muherereye hose yego ko mujye urwara igifu ntabwo ndarya amasaha yakuze cyane nanjye mba nagutesheje umutwe nakuderanjije nkuko rero duherukana ubushize uhamagara umusheri wawe ushaka gutera ivi rero nkuko nyine cyagiye ko byatugerekeye nazo zanze guca ariko ubu none ndabyizeye ko ziri gucamo ndabyizeye cyane umukunzi wanjye ndamwizeye cyane ndamukunda rega nuko kushisa narese mfite nongeye nsubira handi kwa padiri ndavuga ati padiri ndabizo utanga umugisha padiri azereza umugisha padiri yabihaye umugisha noneho nabanje ndashengerera hakumenye iwanyu muri abashinga Imana ibigufashemo njye ntabwo mbyizeye izi inshuro ya gatatu ubwa mbere yaraguhakaniye ubwa kabiri nimero yanga gucamo reka turebe ubwa gatatu ndamukunda cyane kandi abyizeye ko nawe nkunda kuko nanjye nyine ndamukunda nta byinshi byo kuvuga icyambere nuko mukunda biri ku mutima wanjye rero nimba mwanyemera nkamuhamagara none hase wabanjije ukatuganiriza cyangwa ufite amashyushyu ntabwo bireba ariko wambaye neza ntuka yabandi n'umusirimu sinzi impamvu bavuga n'iki igifaransa cyane ngo vraiment merci nahamenya gusa nyine nanjye meze neza mu buzima busanzwe ndashima Imana cyane yego kuko ari ibitangaza byinshi nyine Imana igenda ikora umuntu akabibona koko ko Imana iriho kandi ifasha nyine muri byose ngaho nta kibazo muhamagare rwose ariko ngiye numvaga rwose wihuse cyane nagira ngo ubanze unyibwirire ingingo wagendeho kugira ngo uwo mukobwa umwemeze neza ubundi reka mbabwire pe umbwire n'ibisobanuro yaguhaye kugira ngo noneho wongere usubire muri mudu neza ubyizere kuko bwa mbere wahamagaye nimero wizeye yuko ugiye gutera ivi n'ubundi birangira inimero yanze gucamo ndagira ngo ubanze tubwire uko byagenze uko ubundi urya munsi muhamagara nimero ntizicemo
Beden yari ari mu kazi yarabisobanuriye ko yari ahuze telefone umuriro wari washizemo nyine yayicaginze kandi yari ari mu kazi umva rero umuntu mu kazi n'abashakisha ntabwo wagenda ngo marakarire ariko wagira ngo yarakurose oya ntabwo yandoze no kumukunda cyane wayisubwa nk'ibere nirase mvuga ati ni ibintu bisanzwe ntanjye ari gihe nayo telefone yanjye ndangara gati kanzimana umva naketse nyine karuko byagenze nese mbyumva vuba rero rero umuntu ukunda yakubwiye ikintu ubundi ujye umwizera nayo kwizerana ari ikintu bifasha mu mutima yuko umuntu utamwizera urahangayika cyane bikakuviramo n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima ngo kwizera kurarema n'ubundi kurarema pe nuko rero byangendekeye nicyo cyatumye usubira muri mood ndavuga ati n'ubundi umupango wanjye nayo napanze bira mipango mpaka ngushyikeho uti kama mbaya muri rwa rurimi rwo hakurya kama mbaya zabishyika kandi bavuga ngo icyo wiziritseho birangira ukigezeho ngakiziritse ku muhoro kagira gate birangira kawuciye nawe rero wiziritseho ubwo nanjye nyine bikanizere ko ngiye kuwuca ngaho muhamagare rwose ariko nabwo ubanza umuvugisha nk'iminota nk'ingahe nta kibazo maze nanditseho umutima koko baranjye ngo ni umutima oya nibyo kabisa nciyemo noneho ndumva alo Oui. muraho neza amakuru tubyanyu Meza. muri kuvugana n'umutesi Betty umunyamakuru wa MTV rero hari ubutumwa bwanyu twari tubafitiye Meze gute? indi nimero yanjye ayibonye ntamagaje yanjye none se ubu ntabwo wabibonye Oya, ntabwo nabibonye. none se iyi nimero guhamagaye ni iyande ubu ntabwo urabimenya Ndatunguwe kumva nimero itandukanye na nyiri kuyihamagaza. noneho wisufuha Oya. ntabwo ajya afuha aritonda ngo ntabwo ujya ufuha da Oya. none se waba ufite umukunzi Mukunzi? Oya. nta mukunzi ufite Oya. nawe Ntawe. none se iyo nimero iguhamagaye ni iyande none se baby Iki baby? baby nyine none se uri sheri wanjye My God. Inshuti yanjye. ariko niko reka nkubaze ntabwo uri sheri wanjye Yewe inshuti yanjye ibyo by'abasheri sinzana bikura kubera ko itsiko nimwitaho ntabwo bisobanuye ko ngomba kuba sheri wawe. none se noneho bishatse kuvuga ko igihe cyose ukimaze umbeshya Nigeze nkubeshya iki njyewe? none se ntabwo Umuntu wese afite inshingano za buri wese. none se ntabwo uzi ko ngukunda ibaze ko nazanye n'indabo zo kuguterera ivi Nyine dukundane nk'uko Kristo abidutegeka. ibya Kristo ngiye birandeba Roho bireba nde? Ako ntabwo nigeze ngo promese ko mukunda. Ngo bazanye iki? none se reka nkubaze ibimenyetso byose sibyo ibintu byose ngukorera cyangwa nkorera bishatse kuvuga ko ari ibintu bisanzwe bira gusa bitari mu rukundo Nyine n'urukundo rusanzwe ubundi urukundo uri kuvuga n'urukundo rumeze gute? arega ngiye ndagukunda ku buryo ngiye nifuza ko wambera madamu tukubaka urugo tukabaho neza tukabyara abahungu n'abakobwa Ngo iki? Ngo tukagira
ngo ukaba nyina w'abana be. ariko mana yanjye twafashanyije nk'abantu b'inshuti nyine ariko ntabwo nigeze gusezeranya yuko mukunda n'umugabo w'umuvandimwe wanjye isi yanjye wa musaza wanjye. none se njye ntabyo nakubwiye. ntabwo nigeze rero nkubwira yuko ugomba kumbera umugabo cyangwa ngo ube umusi w'abana banjye. mana yanjye ngo wari wazanye iki? Yari yazanye indabyo agiye gutera ivi, mbega byari surprise. aho ndumva byafashe indi ntera. We yashaka kubyereka isi yose. ndumva bifite indi ntera. rero izo vi ziwe sinzi wagiye kuzitera, sinzi n'izo ndabo, sindi n'akarima k'igikoni agiye guteramo. njye nibereye mu kazi. Okay, akazi keza. Samu. Kandi ihangane, njye nta kindi narenza kuri icyo. Gusa ni bimwe bya bindi navugaga. ariko kuko mana nyagasani nta mugabo wo kurira. ko narizi nk'ibyo. Ihangane. murakoze. Abakunzi ba MTV murabona ibibaye rero. Umuhungu wacu iyi ni inshuro ya 3 bamubenga. Ubwo uwaba afite urukundo akabona yakunda no muhungu rwose yazaduhamagara kuri nimero yacu bakikundanira. Murakoze rero, inama zanyu zirakenewe, mukomeze kudushyigikira. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye.